muraho kuri mwese mwebwe mwizihishe umunsi w'abakozi ku bakozi bo mu rugo, namwe ndabasuhuje abo bitagendekeye neza. Mbaye nti pole ndabizi ko uyu munsi hari abatanyweye amazi, hari abatabonye nuko bajya, kandi ngari umunsi w'abakozi. Mu gihe uyu munsi mwebwe abakozi bo mu rugo bamwe na bamwe mwafashwe nk'abacakara, uyu munsi no kujya ni danje, ahubwo no gukora akazi kenshi kubera ko abashyitsi babaye benshi, kubera ko ababosi banyu biriwe mu rugo. Akazi gakomeye cyane, kandi uyu munsi nta guhumeka no kuza kunywa amazi kwanyu byaba bigoye, kandi ngo ni umunsi w'abakozi. Ese umunsi w'abakozi ni iki? Ese umunsi w'abakozi ugera kuri bamwe, abandi uwo munsi ukababera nk'abacakara? Yewe ibyo byose ndabyibaza bikancanga, nkabona n'igisubizo cyabyo, kubera yuko yewe ubwo buzima bwose nabubayemo kandi nabunyuzemo, na n'ubu nkibunyuramo, kubera ko ibyo bibazo tugenda duhura nabyo mu buzima. Ndabizi ko abakozi benshi bo mu rugo ibyo bibazo bahuye nabyo. Reka nkomeze kubabwira ngo pole, kandi namwe abantu bakoresha Instagram, Facebook, namwe turaza guhura mu kanya gatoya kugira ngo ibyo bintu tubiganireho. Abo bitagendekeye neza, namwe muze kuza mu bituvuye muri comment. Pole.